inshuti baraganira bageze bose baranzura ngo bariya bana bameze nka nyakamwe, bari abana n'abacu tugomba kubakorera ubukwe kandi ubukwe bukaba. Turajya dusanga ibiseke byuzuye amafaranga, byagize gute byasandaye abakristo barize ko bumvaga amateka yacu, barize bose bari gukineka twisi n'ibiki byaba. Uwo turebanye nawe ukabona amarira aragoye. Mwitegura ibintu byashyushye muri sare, ingoma ziravuza ubuhuha, ibintu urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Ndavuga ni Imana yanjye inzozi zanjye ndazikabije, birarangiye ubuzima bwiza buraha. Njye numvaga ko ijuru ryanjye ari iryo ngiryo. Yego, kumbi ntago tuzi ikintu noneho cyabaye ko cyo kigiye kuduturikana nk'ikibombi. Yego. Twishimye umugabo aramamagara ati bimeze bite, nanjye ncane ndumva ari sawa cyane. Turagira muri sare ati twe twahageze. Baragiye begeranya imiryango, bari sare nyine arukuntu batangira baregerana imiryango yo ku musore, imiryango yo ku mugabo, abasangwa iki barabicaje, sare nyine irakubise iruzuye. Musara avuga ati hari ikintu cyabaye muri buno bukwe kandi kidashoboka. Tinagumye kwihangana ndaranganya amaso, ariko aho bigeze ndabona birenze pe, kuko sare iruzuye, ubukwe bugiye gutangira, ubukwe bugize gutera, abakwe bahageze, abageni basoje, twaranje kwicaza abantu bose, atariko ubukwe rwose ntago buri bubi, kuko hari isambu yo guhinga. Jewe nize ubwenge bwo gukura amaboko hehe mu mufuka, ndaguganiresha wasukawe, ndagukoresha minge yaranayifite, ndagukoresha mpinge ebana nyibyaza umusaruro rwose nzabura icyo kurya hehe n'inzara. Niko natekereje. Mbibwira umugabo ataha data we n'inzara izanyice nge sinzahinga. Niko yambwikama hasi arambwira ati Jeannette mbabarira ibintu byo gusama tubihagarike, tugende ujye kwifungisha burundu utazapfa ukansiga njyenyine. Natekereza gufunga burundu nta mwana nabyo nkumva ni ibibazo. Ndavuga ni ntago ndi bubyemere, ndajya ku mavi nsenga. Ubwo nari ibyo byeyezo nigiyemo gusenga, nigiramo guhinga. Ibintu bibiri ndabimetiriza, mbametirize ku buryo nahingaga nkava mu gitondo nkageza saa 8 abaturage bamvugiriza induru ku musozi. Uzi ko mbonye ubwana bumeze gutya na gutya ku muhanda, busa nabi, bushonje, bumeze gutya na gutya, waretse akakana tukagafata. Aturakabonye ati wasanga disigasimbuye n'abacu twabuze, ati kazane vubavu. Ese namugeza aho ngaho wava muri Rwamagana nta nitike nari mfite, nava muri Rwamagana n'amaguru nkagira ngo ntabwo wowe zana igare. Nari narayigiye se ko icyo gihe narize indimi n'ubuvanganzo, narize indimi n'ubuvanganzo, ariko icyo gihe hari Minisitiri yasohoye itangazo rivuga ngo abantu bose batize uburezi badepoze. Amfatisha akaboko nkankoresha kuri mashini gutya na submitting, nsanga akazi nakabonye nanatsindiye ku manota menshi cyane atabaho. Uwo mugabo atereza haleluya nyica ku mamashi, bose bahita binjira baza banyuzura. Iyo kesi barayizi Kacyiru ya kabiri, bose baraza banyuzura aho bankuraho uruziga, barareba amanota nagize bati ibintu ntago bishoboka. Bavuze induru bati Mana uhabwe icyubahiro, nubwo twimye akazi ariko ukabugahaye umudamu, Mana ahabwe icyubahiro rwose. Nasaga nk'umuntu ubabaje wa undi wo hasi, ivumbi ryakurenze amaguru. Nenabyutse saa 9 n'igice mvirutunga kugira ngo ngere Kacyiru n'amaguru n'umwana mu mugongo w'ibiro 7. Ibiro 7 mu mugongo, uri umudamu w'igara ritoya. Ubu narabyibushye nabaye kibonke, nari mfite ibiro 47 ndi umudamu, ubu ndi muri 65. Urumva harimo difference itandukanye. Ndaza abantu bavuze impundu, icyo gihe baranateranyije itike bati madame tega utahe rwose ujye guserebura. Yafashe telefone arahera ku murongo ahamagara abaye n'abati Jeannette ni mwarimu yabonye akazi byagenze yatsinze rwose, akavuga inkuru nkaho twari turi kumwe ariko yasitse. Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane, kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo.
bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Herbal bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye, kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, kuva ku kiganiro cya mbere kugeza ku kigezweho. Imana igumugisha kandi ikomeze inagutere iteka mu byo urimo byose ndetse n'ibyo ukora byose. Uhirwe pe, nicyo kintu cya mbere tukwifurije. So aka kanya rero ndifuza kubwira buri muntu wese ukeneye agasound keza, by'umwihariko wenda nka sonorisation mu bukwe, mu nama, ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'ubuzima nk'ama parties, no kuvuga iminsi mikuru itandukanye, ukumva ukeneye sonorisation. Handi sonorisation ibiherekejwe rimwe na rimwe n'ama big screen. Ayo ngayo nayo turayatanga muri Imena Sound. Duhamagara 0783229795 maze tuguhe ibyiza. Ni ukuri pe, bazaguha serivisi nziza cyane. Ndi kumwe na Jeannette Uwiringiyimana. Dufite story nziza ahangaha. Hari ubwo tujye twumva by'umweko ibibi by'imiryango, banga umugabo yagize gute. Ariko Jeannette si ibyo ngibyo aje kutubwira. Aje kutubwira ko urukundo rwe rwamuhire, rwakunze, byagenze neza. Jeanne, uraho neza? Uraho neza. Umeze neza? Ndashima Imana. Komeza wishime rwose. Ufite byinshi byo gushima, sibyo? Yego. Aha. Uze kongera ijwi twiganiye neza. So nuko ufite inkuru y'urukundo, ufite inkuru y'ibyo waciyemo, bimeze bite Jeannette? Yego, nkuko mwatangiye mubivuga, nitwa Jeannette. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, ndi umudamu, ufite abana 2, nkagira n'abandi 4 ndera b'imfubyi. Urumva ko ari umugisha ugeretse ku wundi Imana yampaye. Navutse mu muryango w'abana 8, mvukira mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo. Mvukira mu muryango wa Gikristo kuko data nasanze ari umupasiteri w'Abadiventiste. Yego. Nza kubaho nk'abandi bana, nyine muri abo bana 8 ndi imfura. Ngiye mwana wa mbere. Nza kubaho mu buzima rwose butagoye. Urumva nubwo ari mu cyaro, ariko iwacu ntabwo bari abantu babaciriritse cyane, bari abantu bari mwayene. Yego. Batarenze cyane ariko kandi batari no hasi. Ntacyo naburaga, nari umwana nyine watete ku bibero by'ababyeyi ko bose nari mbafite. Nza kwiga ndasoza, ndirutse. Nza gutangira primaire, ndayiga ndayisoza, njya segonderi. Ngeze mu mwaka wa mbere segonderi, naje kunguka ubwenge. Navuga ko naho umugisha wanjye ushingiye. Naje kumenyanamo n'umwana w'umusore w'umuhungu twari duturanye. Yaratuye mu murenge wa Rutunga, ngiye mu wa Gikomero, bihana imbibi biregeranye cyane. Umwana w'umuhungu arambwira ati ndashaka ko dukundana. Urumva byari byabo. Urumva umwana ugeze mu wa mbere segonderi nta n'ikintu abazi, nta bintu birenze abazi. N'abana bakiriya gihe ntabwo babaga bacanye ku jisho nk'abiki gihe. Umusore arambwira ati nshaka ko dukundana. Ndi kumwita umusore kandi we nyine yari umwana ukiri mutoya, ntabwo ari mukuru. Ndamubwira nta kibazo, nabonaga ari umusore mwiza. Nkabona mu buzima bwanjye mva nakundaga abasore b'inzobe, abana b'inzobe. Nyine navuga ngo nabana bimwe by'abana, nawe azari inzobe. Numva nyine niwe nasengeye nubwo nari nkiri umwana. Umusore arambwira ati dukundane. Ndavuga ati ntaki. Haciyemo nk'icyumweru naramusubiza, ndavuga nti buriya nubwo tujya twumva n'amakinamisho tukumva n'ibiki si byiza ko umukobwa yaba umwasama
agahita asubirizaho ngo ndabyemeye nabwo ningiye kubitekerezaho namuhaye igihe cy'icyumweru ariko muri icyo cyumweru numvaga umutima ugurumana niko nakire yuko ukavuga uti ndatinze urukundo rubaho pe ndashaka kubwira abantu yuko urukundo rubaho umutima wanjye waragurumanaga ku buryo icyo cyumweru namubwiye byagezemo hagati nkumva nakwisubira nkamubwira nti icyumweru igisubizo nakibonye ariko ndikomeza ndavuga tangira igikobwa cy'icyasama reka nihangane icyumweru cyarashize tuza guhura mu bintu byo ku murenge twajyaga duhuriramo by'urubyiruko arongera anyandikira agapapuro ati ko watinze kunsubiza ndamubwira nti rero umunsi ndi bugusubize aramerekeza turataha ukuntu bajyaga babyita ngo ni ugufunga inguni ku mugoroba mu kayira aramerekeza ngeze hafi y'iwacu ndamubwira nti ibintu nabyemeye dukundane twiberaho ngaho dukundana nk'abana nyine abana b'abamarika nta gutendeka bibaho ntabyo twari tuzi cyane ko n'iwacu byari mu cyaro ni mu cyaro nyine mu giturage abahazi bo barahazi ibyo ko ngo batangiye gusirimuka ntago ari nka kera nuko umusore wanjye tubana muri ubwo buzima duturanye urugo ku rundi urumva nubwo yari ni imirenge ibangikanye ariko ni nk'aho ifatanye iwabo ni hano iwacu naha birateganya uko n'undi urugo rwa rureba urundi ni mu rugabaniro turahura buri munsi turaganira buri munsi turenjoye ngo ubuzima tukumva ahubwo abantu babaho badakundana baragowe tukaduta ibintu ni byiza rwose ibintu biraryoshye mwana tuza gutandukana ngeze muri troncome ubwo we nagiye ahandi nawe asigara iwacu nagiye kwiga mu karere ka Bugesera we asigara iri iwacu ariko urukundo rurakomeza pe urukundo rurakomeza urukundo rurashyuha ku ishuri ibingibi abana bavuga ngo bararata abasheri babo wenda bazambona ahangaha barabizi bazanabivuga muri komenti jewe barambazaga ati shere wawe nindi ni filimo yego nkabivuga kandi yitwaga niyo mugabo se yitwaga niyo mugabo nk'aba muhanzi yego turagumya turakundana ku ishuri akageza kunsura nta mafaranga yagiraga yari umusore nawe ufite iwabo badaciriritse ubwo bo iwabo bari hejuru cyane ntabwo bari baciriritse noneho umusore akaza kunsura ariko ni kwa kundi umwana aba yaranatese ntabwo yari azi guhiga amafaranga mu buzima busanzwe wumvaga ko nyine iby'iwabo ari ibye ari nacyo kintu ushaka kubwira abantu abana bari hano hanze be kwishinga famiye ngo iwacu barakize iwacu bararenze ngo nanjye ngiye kugendera muri icyo kigare iby'iwanyu n'iby'iwanyu n'iby'iwabo n'iby'iwabo kuko ntabwo byatubujije kuruha ngo bidutere kashe ku mutima tutazanibagirwa nuko umusore akansura ku ishuri abana bakamubona turakundana pe nkumva ndinda nsoza segonderi ndasoza segonderi umusore tukiri kumwe nkataha nkabaririza nabaga nashyizeho maneko muzanekere yuko hari akandi gakobwa bajya bavugana nawe akaba afite undi mukobwa inshuti yanjye twaranaga akamubwira ati ujye uncungira Jeannette tugacungana ariko ari utari uko tutizeranye tugira ngo nyine umubiri wese anyurwe niba afite igisubizo kinyuzwe ku mutima gusa tuza kugira amahirwe twese dusanga twatakayemo niko nawe naje gusoza kwiga nza kubona ikiraka muri Minagri mu karere ka Nyagatare ndagenda ndakorayo ariko ntago amafaranga yari menshi byari ibintu by'ibiraka webwe aracyabi iwacu ku isambu ari aho ngaho ntacyo umutima umushinja ntatekereza ati nzubaka nshaka umugore arumva nyine ko kuba iwabo bakize nawe akize birahagije ibyo ngibyo akumva ko kuba yanyweye amata yari ameze neza ibyo bihagije jewe nyamara nagiye hehe mu Bugesera gushaka iki nani Nyagatare gushaka iki amafaranga nubwo yari make ariko yaramfashije ntago yigeze atuma ndarukira bano basore bo hanze bafite amafaranga cyangwa se abandi bagabo yaramfashije pe igihe cyarageze rero ako kazi nako karahagarara ni ikiraka kaje guhagarara ndataha subira iwacu mu murenge wa Gikomero ndagenda nsanga nyine ubuzima buranangora mbona ko umwana w'umukobwa arangije kwiga ntabone udufaranga nk'uko bifatika urumva ko nabonaga nageragezaga kwambaramo neza nkagura udusitire ngo ntazasa nabi nkagura amavuta nkisiga ariko nta bundi bushobozi nari mfite ku ruhande noneho ngeze no mu rugo n'amayinite ndayabura kuri telefone naga telefone kanjye karapfa sinari mfite boyfriend ukomeye ngarangura telefone inakomeye nziza nabaga mfite gatushe kaza kugwa mu mazi mbona no kugakoresha biragoye nabwo nsigara nta telefone mfite
umusore wanjye aza kumporopoza umunsi umwe tugiye gusenga, ndabyibuka nari nihuse, tuva gusenga tuve mu materaniro, arambwira ati Jeannette mfite umushinga muri njyewe kandi mfite iki gitekerezo nkimaranye igihe, ndagira ngo tugire indi ntambwe dutera. Igihe tumaze tubana ni kinini, dukundana, uranzi ndakuzi, imico yawe twese turaziranye bihagije. Icyo kumbwira ati ndashaka ko tubana. Ambwiye kubana numva ngurukiye mu bicu, ndavuga ni Mana ushimye inzozi zanjye. Ndazikabije pe. N'ubu ngiye kuba umugore, Jeannette ngira urugo rwanjye, vuge ngo intebe yanjye ndatetse ifiriti yanjye byanjye nyine bitari iby'iwacu. Numvaga ari ibintu birenze, nkumva ni ibintu bifite agaciro kari hejuru pe. Umusore wanjye ntago nigeze ntekereza yuko nubwo tugiye kubana ariko we nta naho kuba yigirira. Nta nubwo nigeze ntekereza yuko we nta n'amafaranga agira. Ari umwana mwiza cyane, w'imfura cyane, wamugaye ibindi ariko umutima mwiza we yari awufite, nta mafaranga yagiraga. Nuko ndamubaza, ndamubwira nta kibazo, ndabyemeye, ahubwo ubwo reka dupange. Tubyemera ko kandi ibyo byo nabyemeye ntazuyaje ndashidikanye, ndabyemeye nta kibazo rwose, ahubwo dupange. Ati se Jeannette urabyemeye? Ndabyemeye. Ati Imana ishimwe. Abantu bajyaga bancinige bavuga ngo ntuzanyemera, ubwo nakwanga nkakunda nde? Ni hoya, ndabyemeye rwose, nta kibazo, ahubwo reka dupange ukuntu ibintu bizaba bimeze. Arambwira ati nazanye n'agakayi, reka dupange ubukwe. Twabipangiye aho ngaho. Ndamubwira ni se ubundi ubukwe biba bimeze bite? Ntabwo najyaga mbikurikirana ngo mbihe agaciro, numvaga ari ibintu bitazaza vuba, numvaga ari ibintu bizaza nyine ntazi mu gihe nazi. Sore arambwira ati njyewe n'itariki narangije kuyifata, yabimbwiye ari mu kwa mbere, ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Arambwira ati njye naje niteguye n'itariki yo gufata irembo no gusaba no gukwa no kujya mu murenge, ati ibyo byose tuzabikorera rimwe. Ini nihe? Ati twebwe tuzakora civile, musabe nkukwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. Urumva yiha amezi 5. Cyangwa byakunda ubwo yari yizeye ko iwabo hari ikintu kizavayo. Yego, ibyo yari yizeye kuko njyewe ubwo yari yizi ko nta mafaranga agira. Yagiraga pe, ntabwo ari ukumusebya, hano nta muntu ugibeshya kuko niyo mugabo filimo baramuzi, nta muntu utamuzi hari iwacu, nta mafaranga yagiraga. Okay, ndagenda rero ngendera mu gacu, ndamubwira ngaho genda reka inkuru njye kwigeza kuri iwacu dutaha. Aragenda nanjye ndakatanje iwacu mu rugo. Nikubita amaso mama ndamubwira nti mama, igitangaza cyavutse cyabonetse, ngiye gukora ubukwe. Araseka aratanga ati se ugiye gukora ubukwe nande? Ni Sarundi uzi? Mvuze ngo Harundi azi, ahita atekereza wa agatima kakomyeho, ahita atekereza wa wundi. Se ugiye kubana na filimo, tugiye kubana na muturanyi wawe? Ni yego. Mbonagizemo akantu ka confusion. Si niyo mugiye kubana? Ni yego. Bateba turugo ruragwira urwanyu rwo nzaba ndubona niko yavuze. Ntago nkubujije atariko amahirwe masa. Bonne chance niko yambwiye. Bonne chance. Nibaza se kweki ambwiye kino kintu. Kweki ambwiye kino kintu ngo bonne chance amahirwe masa. Arongera arambaza ati se muzaba hehe? Ufite aho kuba? Urumva bari bamuzi. Yari umusore nyine wa undi watese, wa undi urutwa na rwa ruhinja rw'imyaka 5, watese wadabagiye. Wadabagiye cyane, ntago bamubonagamo hari future y'ejo hazaza. Mama ndibaza iki mama mbwiye ngo bonne chance, cyambwiye ngo mbwira ngo ingingo ziragwira, yabimbwiye uko ngo ati mbere yuko userebura genda umbarize uwo mugabo wawe, yanamwise umugabo icyo gihe, genda umbarize uwo mugabo wawe ngo muzaba he, hanyuma uzumbwire ubone no guserebura. Ndagenda ndirukanga nk'iyagatera mu gitondo, twari duturanye nta minota y'abagicamo, ndamuhamagara turahura, ndamubaza nti bya bintu nabibwiye iwacu byageze gutya na gutya, nabibwiye mama kugira ngo azabone uko abingereza kuri papa, kuko papa we ntago wapfa kumubona, ntago wapfaga kumubona, yari umusaza uzi gukora cyane, akabyuka agenda, twamubonaga mu gitondo rimwe na rimwe nabwo ku isabato kuko iminsi yabaga ashakisha, agenda nijoro akagaruka nijoro twaryamye. Ndavuga nti inkuru nayigejeje kuri mama nshaka kumutuma kuri papa,
ahubwo mama yambwiye ngo kugira ngo abibwire papa yantumye ngo nze nkubaze ngo tuzaba hehe. Umusore mubwiye ngo tuzaba hehe nawe akubitwa n'inkuba. Aravuga ati Jane icyo kintu ntago nagitekereje neza. Icyo kintu ntago nagitekerejeho neza ariko mfite igitekerezo. Ni cyo gitekerezo? Ati se Jane ko wasaze kuri vizo ninde musore ukitera stress ngo arubaka inzu. Ni se kubera iki? Ati nta muntu cyubaka inzu baragenda bagakodesha kubera ko abantu babayeho bose muri Kigali nta mazu bagira barakodesha. Iyo ngingo yimbwe numvira nsinze. Ariko sinatekereza yuko we ashobora kuba nta amafaranga afite yo kuba yakodesha iyo nzu. Nahise mvuga ni wivunika nabyumvishe reka ngiye kubibwira mama. Ndirukanka mu rugo mbwiye mama nti namubajije ngo tuzaba hehe. Arambwira ngo abasore bose bari muri Kigali ntago ariko bubatse tuzakodesha. Mama aravuga ati ariko mana yanjye ngaho genda ati genda nakubwiye ngo amahirwe maze nisura bimbwira papa ati ndabimubwira. Urumva ntago bigeze banyereka uruhande rwanyarwo baherereyemo. Aragenda abibwira papa babyakira uko nyine nk'ababyeyi b'umukobwa ntago babwira umukobwa ngo ntushake. Ntago bapfa kumwirira ngo nubwo babona ko harimo inzitizi z'amahwa ntago bakubwira ngo ntushake. Baragira gute nyine barabivuga gutyo. Papa ndaza kumwandikira agapapuro twaramutinyaga twaramwubahaga cyane ndakandika nkashyira ku meza ndamubaza ni umushinga mfite w'ubukwe wawakiriye ute. Aravuga ati nzabafasha ibiraho nyine ubushobozi mfite nibwo nzaba ko yavuze. Umva nta nubwo twiza tubiganiraho cyane nta kiganiro kirambe twiza tugirana kuri ubwo bukwe. Nyine banyeretse yuko muri kumwe n'umuhungu aragenda ngabibwira iwabo. Nuko ngo arabibwira iwabo nyine ariko hagati aho ngaho muri iyo myiteguro y'ubukwe ntago byagenze neza. Ntago byagenze neza ibintu byasubira udubi bitangira kuri zero. Twebwe turi kubyiyumvamo ababyeyi ntago bari kutwerera ngo batwereke ikiri ku mutima ariko twebwe umuriro uragurumana cyane w'urukundo noneho kumva ngo ugiye no kujya mu rugo rwawe kumva ngo ugiye ngo kuba umugeni abana nibyo batekereza. Ngiye kuba umugeni ngiye kwambara ikanzu nibyo wirebera nta bindi ureba nta bindi wabuze urebe biri kure yabyo nta bindi biri kure ntabwo ushaka no kwitereza stress bitekereza ubu ureba kuri uriya munsi gusa. Umugabo bigeze hagati ari najya ntinyuka kuvugira kuri kamera kuko bigoye cyane bigoye n'umutima wanjye ariko birazwe kuko story yacu yo nta muntu utayizi irazwe hari iwacu ku murenge wa Gikomero. Ni story izwi cyane no mu murenge wa Rutunga ku buryo yambutse ikagira no mu nkengero nta muntu utayizi story abayizi bo barayizi ko ndabizi ko muri comment bazabivuga nibyo ntavugiye aha ngaha bazabivuga kuko birazwe cyane. Nuko bigeze hagati muri iyo myiteguro y'ubukwe ibintu bisa nk'ibizamba birazamba cyane ibintu bisubira urudubi. Ababyeyi barabana pe babana gute barabana ibintu barabyanga. Ntago twahuje ubwo hari ibyo tutumvikanyeho. Ntago ndibuvugire kuri kamera murambabarira gusa nyine icyo nshaka kwerekana nuko urukundo rufite izindi mbaraga ziteye ubwoba. Ibintu hari ibyo tutahuje noneho birazamba burundu. Ibintu birazamba turibaza duti turakora iki. Abenshi ko twari twishingikirije ku mbaraga z'ababyeyi ko twari twishingikirije ku mbaraga z'imiryango. Ibintu turabikora dute nta jana mfite igiceri mugabo nta natanu ibi bintu turabikora gute turakora iki. Ibintu biraducanga imitima iraremera tukajya duhuzwa n'amarira gusa kandi turi mu myiteguro y'ubukwe. Kandi umugabo yatanze gahunda y'uko ubukwe bugomba kuba ku itariki 6 z'ukwa gatandatu kandi ubwo tugeze nko mu kwa 4 ibintu birakomera ibintu bibi ntamba. Umugabo aravuga ati rero nta kintu kiri bumbuze gukora ubukwe uko byagenda kose. Nanjye ku mutima nkavuga nti nanjye waba ukora utabukora sinshobora kukureka nta kintu kizigera kikumbuza sinzabyitaho uko bizagenda Imana izabitegura uko ngoko. Mugabo wanjye rero yakaba yari afite inka imwe yari afite inka imwe ko yari afite ku ruhande kuko iwabo zabaga nyize hari nyinshi bari barayimuhaye nyine izamuteza imbere. Iwacu ara mu cyaro birahabumbye akagwanka
Yego. yari ayifite inka nziza cyane, inka nziza cyane yari afite, numva ko ari bwo butunzi yari ashingiyeho imbere n'inyuma. Yego. Ndamubaza nti uzabikora ute? Nashatse no kumubwira ni wese wahita tukibanira ko n'ubundi ubona nabo dushaka kwereka ibirori ntabwo turi kubyumva kimwe, waretse tukibanira. Aramwe ati Jane, urukundo nagukunze mu myaka igera mu 9, sinshaka kurupfusha ubusa ngo nkutware ninjoro. Ntabwo bishoboka. Ngewe ndakora ibishoboka byose, ndaca mu mazi ndayacamo, umuriro ngucemo, ariko sinshobora kugutwara ninjoro ngo nkutesha agaciro n'imyaka twabanye n'ubuzima twabanyemo, nuko wanyemeye ubona uko nduko nawe uko nakwemeye, ntabwo bishoboka. Ndamubwira nti urakora iki? Aravuga ati ngiye bimparire ngiye mfite icyo gukora. Ndatuza ndamwihorera ndataha. Nko mu kwa gatanu mu itariki nka 24 gutyo, ngiye kumva numva arampamagaye ku mugoroba, arambwira ati ngo duhure mubwire. Ese byagenze bite ko cyumamagaye muri uyu mugoroba bitunguranye? Ati yanka nayigurishije. Ese wayigurishije ute? Byagenze bite? Amafaranga wayigurishijemo nangaye wagira ngo yamaze iki? Ati nagira ngo mbone inkwano nzagukwejo bundi. Tinagira ngo mbone inkwano nzagukwejo bundi. Ati none se kubura nta bundi bushobozi mfite, kubuna nta kindi kintu mfite imbere n'inyuma, urumva nakura he inkwano? Numva ntayo mutwe. Ni warasaze wari ufite inkimwe urayigurishe ngo uzubone inkwano, none se ubundi ureka tukabana iyo nkwano ikarura ukazankwa kera byara wenda hari uko byagenze. Nese bundi numa inkwano kubukwe mbona na formule bufite, ubundi bindi bizakorwa n'iki? Bimeze bite? Ubu we ntiwasaze? Ati Janete jya wizera, ati we jya wizera, ati nta mafaranga afite, ariko mu ijuru hari Imana yumva abantu batafite kirengera. Hari Imana yumva imbabare, hari Imana yumva ati n'ubu ngubu ati ubaka kanya twebwe turimo tumeze nk'imfubyi. Ati nese imfubyi ntabwo zubaka. Arabimbwira gutyo nuko arambwira ati ahubwo amafaranga ati wayamfasha kayambikira, ni ngiye mbika ayo mafaranga ntabwo nayabika. Ati yambikire kugira ngo nazagira akabazo nkayakoraho, hanyuma igihe cyo gukwa nikigera nzayazana iwanyu. Mbona ni umusaraba, nabwiye ntabwo ndi buyabike pe, genda ujye kuyabitsa kuri konte yawe, igihe nikigera uzayazana. Nuko amafaranga arayanga, dusa nk'abayasiganira, ariko ayansindagiraho ku ngufu. Ayansindagiraho icyo gihe amafaranga narayatwaye, ngenda nyashyira kuri konti nakoreragaho ndayabitsa. Igihe cyegereje cyo kuza gukwa, ubwo nyine nihuse kuko inkuru yanjye ni ndende, ndagerageza kubicamo ntabwo nabivuga byose. Ubwo igihe kiragira cy'imyiteguro, turi kwitegura mu rusengero, twandikishije ubukwe mu rusengero, barabwake ko bari batuzi twara abakristo beza bakijijwe, twarimbaga mu makorari, ubukwe barabwanditse baranaserebuye, ariko bo ntago bazi ibyishe muri famiye habiramo byinshi, ntago bazi ibyishe inyuma. Ubwo harimo kudashimana kw'imiryango. Yego, kudashimana kw'imiryango. Nuko ubwo urusengero bigeze kure baratwakira. Twebwe rero uko babwanditse abari ikirori kidasanzwe, ikirori kirabaye, Imana iradufashe tubonye ibyo kwakiriza abo bashyitsi nge n'umusore. Ariko none kuko itorero bya bintu byacu bigeze aho bijya hanze tutanabivuze, ntago tuzi ko byageze hanze, gusa buri ikiriho kiravugwa kandi nta nduri vugira ku musozi ubusa. Itorero riza kubyumva. Umunsi umwe twagiye gusenga, ariko isabato amaterano yagezemo hagati baraduheza, twumva ngo Janete na Filimo nibasohoke tugiye gukora inama batarimo. Ibaze kugusora mu bantu 500 bitunguranye, ntuzi icyo wakoze, ntuzi icyo ko byagenze. Ati kandi bajye kure y'itorero batatwumva. Kumbe ngo basigaye muri discussion y'ubukwe bwacu. Bayi discussingaho baravuga abitorero ritanga ibitekerezo, bavuga ibintu byaje ndi gushaka kubivuga kandi ntabwo ndi bubivuge. Bari kuvuga intambara ziri mu bukwe bwacu, kandi twebwe n'inyimana pe, n'umuntu wo muri famille uzabona ibi bintu ntazagire ngo ninjye yabivuze, ntabwo twigeze tubivuga mu itorero. Nta muntu wabivuze, nta wigeze afata icyo gihe ngo agite, kuko twe twumvaga ari n'igisebo kuri twebwe. Twumva ngo ntabwo abana bari guhuza na famille, rumva n'igisebo. Sebo wumva ko nyine harimo ikindi kintu kiremereye. Umwana wenda wawananiranye, ntabwo twumvaga ko ibyo bintu byagira no hanze. Itorero biteraho comment baraganira, bageze bose baranzura ngo bariya bana
bameze nka nyakamwe, bari abana n'abacu tugomba kubakorera ubukwe kandi ubukwe bukarangira. Babivuga gutyo, baritanga ngo baritanga twabibwirwaga n'abasigaye mu rusengero. Twebwe baduhamagaye bagiye kuduha iki amafaranga, turajya dusanga ibiseke byuzuye amafaranga, byagize gute byasandaye. Abakristo barize ko bumvaga amateka yacu, barize bose bari gukineka twisi n'ibiki byaba. Uwo turebanye nawe ukabona amarira aragoye, uwo turebanye nawe ukabona amarira, mbese ibintu byabaye intambara. Niko navuga ngo byabaye intambara mu bakristo. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0783832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Sebi undi habaye iki kumbi ngo babuzanyije ngo ntihagire ngo uvamo akazavuga ibyabereye ahanga n'ibyo twaganiriye ngo Imana izamuhane. Hari abakristo rero bagendera kuri iryo jambo, ariko hari nabo bivuyemo barazatubwira ati duhana si duhane, kibatubwira byose. Amafaranga barayaduhereza, amafaranga yaduhereje nanjye nyahereza umusore nawe agende yitegura ubukwe nk'abandi basore. Urumva we yatangire ku mafaranga y'itorero, kuko inka yari afite yari yarayitanzemo inkwano. Ambo ariko ababyeyi bo ntago bigeze noneho batwereka yuko badutereranye, babaye nkaho tubanamo nyine tu bantu bakaza bakadusura, dufite ubukwe nyine biri aho ngaho pe. Ubukwe bugira finale, ubukwe bwabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10. Bakwituyemo rero igihe cy'ubukwe nyirizina kiragera, umusore bamuhaye amafaranga, njyewe nayitorero ryaduhaye twese, njye naherekeye umusore ko nabonaga ari ufite ibibazo byinshi. Kuko nusu umusore udafite amafaranga, udafite n'icyaheraho, ubu ngo ntago wakwibaza akaza, kandi ibintu byose niwe babishingiyeho. Kandi nanjye nta nakazi nari nifite, ariko njye navugaga ngo nta wanse cyari n'umwana, nari umwana nifite imyaka 22. Nari nsoje kwiga vuba, ntago nigeze ninda hanze cyane, nta uri bunseke ko nta mafaranga ngira, nta wambonanye akazi gafatika, nta unseka ngiye ibyo nakora byose ndigenga, numvaga ni control ngiye mfite uburenganzira bushoboka. Umusore amafaranga arayatwaye, ubukwe burabaye nyirizina ku munsi w'ubukwe. Umunsi w'ubukwe urumva hagati nyuma twari tumeze nk'abiyunze n'imiryango, tubona ko nta kibazo gihari. Nta kibazo gihari, ubukwe turabuteguye pe, turabuteguye buri kimwe cyose tugishyira ku murongo mu bushobozi bwacu abavandimwe. Kandi ubwo n'ikindi nkuru zanagiye no hanze no mu bapagani, abatwita abapagani ngo badasenga. Ukabona umuntu ngo wita umupagani aragwereje ibifaranga agacya ati ihangane wa mwana w'intambara urimo narayimenye. Iyi ntambara yayibwiwe n'iki kuko nta kintu namubwiye. Ahubwo twe tugeze twumva twarasebye, twumva turi ku buryo twayaga duhura n'abantu tukareba hasi tukumva dufite isoni zo kurebana n'abase ko nta kintu twavuze. Ibi bintu kube cy'abantu bari kudukorera ibintu bimeze gutyo, tugeze twumva turi ibicibwa, twumva dufite isoni, twumva ari turi nk'imitwaro ku bantu, kuko ntago njye nashaka kuba nakora urugendo ruvi wacu rugira mu isanire ngo mpave ntafite amafaranga nta nabara.
abaturage baduhaga amafaranga kigaragara cyo nuko abaturage bamajije gusobanuka benshi cyane pe nubwo hari abantu bafitemo imyumvire iri hasi ariko hari n'abantu bateye imbere mu mutwe twagira ngo tugiye nk'ahantu tukabona abantu batwirundiye baraza baraduhumurije baduha si ibintu n'ibiki ngeze numva no kugenda hari birangereye byari byatutse kugira ngo bimenyekane ko imiryango itari kwiyumvanamo arimo uruntu nyine urumva ntabwo wenda aba yarabuze nk'umuntu akaganiriza buriya bavuga ngo ubwo nk'umubyeyi wenda agiye gutya akabivuga wenda akakabwira nk'umuntu nka mugenzi we azi ko ari inshuti akaba yamuvamo akabyasaza kuko twebwe ntabyo twavuze twumvaga ari igisebo pe ntabyo tuyize tuvuga hatazagira n'umuntu uvuga uti bari abana nibo badusebeje hoya twebwe nta kintu twavuze twaricecekeye imitima yacu ubwo umunsi nyirizina w'ubukwe uburageze yego ariko uri kumva nyine twataga ababyeyi bakaduha affection nk'abana bari no kwitegura ubukwe tuvuye no muri iyo miruho n'iki no mu nyigisho n'iki ugagenda ugasanga umubyeyi yagutekeye yagushyuhije utuzi yakwitayeho nk'umwana nyine urumva nyine dutangira no kwica icyara duti bya bintu bizageraho binacemo mu gitondo rero abakwe baraza abageni baraza twari twakodesheje sare y'iwacu igikomero umurenge twese ubwo ntabwo twegeranye na sare hari ukuntu umugeni imihango yose mukayikorerayo natwe twagiyeyo turagenda mu gitondo turi kwitegura turi kwambara abakobwa banyambariye barahari turi kwambara bari kudutera make-up iki umusore nawe tugiye kumva twumva imodoka iraje n'abasore bamwambariye abakwe nyine baraje amahona aravuze hafi aho ngaho musati nimuze muri gukereza abantu mwitegura ibintu byashyushye muri sare ingoma ziravuza ubuhuha ibintu wumva ko ari ibintu bidasanzwe navuga ni Imana yanjye inzozi zanjye ndazikabije birarangiye ubuzima bwiza buraha njye numvaga ko ijuru ryanjye ari iryo ngiryo yego kumbi ntago tuzi ikintu noneho cyabaye ko cyo kigiye kuduturikana nk'ikibombi twishimye umugabo arampamagara ati bimeze bite nanjye ncane ndumva ari sawa cyane turagira muri sare ati twe twahageze baragiye begeranya imiryango bari sare nyine ari ukuntu batangira baregerana imiryango yo ku musore imiryango yo ku mugabo abasangwa iki barabicaje sare nyine irakubise iruzuye noneho hashize umwanya mu gihe umusore nawe ashaka kwinjira ngo n'abamuherekeje kwa kundi bagenda kwicara nyine bagende bicaremo hashize umwanya aravuga ati hari ikintu cyabaye muri buno bukwe kandi kidashoboka sinagumye kwihangana ndaranganya amaso ariko aho bigeze ndabona birenze pe kuko sare iruzuye ubukwe bugiye gutangira ubukwe bugize gutera abakwe bahageze abageni basoje twaranje kwicaza abantu bose atariko ubukwe rwose ntago buri bubi dutise ko yeki butari bubi ngiye ku mutima nkavuga nti ibintu bitesha umutwe ntibibura nk'uyu aravuga ngo uko niburi bube yabaza ukuntu bwatuvunnye nkumva nyina nteye umujinya nti wowe ari musimu utanamubwiye ngo bari ko bivuga yego ubuki uri kuvuga ngo ubukwe ngo ntago buri bube ati hari ikintu ngiye nagumye kubombekereza ati kandi natwe twanakibajijeho no muri sare atagatima karimo karakubita ku bintu ati gusa birabibyuya birabibyuya se kubera iki ucyo uvuga ngo birabibyuya niki cyabaye twebwe ntago twari tuzi ibyabaye twe twibere mu munyenga wacu ngo tugiye ngo kuba abageni n'abakwe ntago twari tuzi ibyari byaberagamo imbere twari tubyitayeho dutini igiki cyabaye kucyo uvuga ibyo bintu none se mw'abantu mwabonye ubukwe bubaho nta babyeyi ababyeyi banyu ntago bigeze baza mu bukwe none ubukwe murabwereka ku mpande zose bukorera nde ibyo kubera iki ababyeyi ko batari muri bundo bukwe ubwo bukwe murabwereka abandi ye baba we bavuze ko nta babyeyi twese twaguye igihumure tugwa muri koma neza ibitekerezo birigaragura ubwonko navuga ngo ubwonko burayaga iserera dufata ngiye kubona mbona umugabo acitse intege arahanutse gutya abandi baramuramira basanga bamuryamisha mu maboko ye nanjye numva sinzi ibintu biri kuba nkajya ninosha ngo numve ko nabandi mu nzozi ariko nkumva ndi muzima nkabona n'abantu barahari ngiye kubona mbona abantu bose bari baraho bacitse intege nyina bari batwambariye abandi benshi baravuga ati twarabivuze ko ubukwe butazaba rwose none iyo ugeze muri icyo kibazo n'abari bagushyigikiye bahita bakwereka ko ibyo wari byari bitashoboka ubundi iyo wemera kuki wagiye guhangana n'ababyeyi kuki utemeye cyo wagombaga gukora harimo ndabyibuka uyu muntu niyiyumva azigaye
turaziranye n'inshuti yanjye ndabyibuka yari yambereye umujeni mama we yahise acika intege avanamo n'imyenda aragenda araguta aho ngaho aragenda. Icyo kintu cyarankomerekeje cyane kubona n'abari batangiye gukenyera batangiye gukuramo imyenda bo bakumva yuko kuba nyine ababyeyi babuze muri ubwo ko ari ikintu cyakomeye inka yacitse amabere. Uri kumva nimba n'abanyambare batangiye gukuramo imyenda batangiye gukuramo inkweto bise makeup batangiye gukaraba ni ikintu kiremereye umutima ni ikintu kiremereye ubwenge bose ubona batangiye kutugira nk'abasazi bavuga ngo ubukwe ntabwo ubukwe bushobora kuko byari ubwa mbere bibayeho hari iwacu muri karitsiye kandi byari ibintu natwe tutize dutegura twumvaga n'ubwo ayo makimbirane yaba yarajemo ariko bitagera kuri urwo rwego rumeze gutyo twumvaga abantu bagenda bakajya hara muri sale bakarenzaho ibintu bikabaho nk'umuco wa Kinyarwanda ni ibintu byadutunguye pe cika intege abo bajeni mama ubwongo wabaragiye kandi niwe wari ingenzi yari inshuti yanjye ya hafi yari inshuti yanjye pe twitondere inshuti dufite yari inshuti yanjye umudamu aragenda mbona bamwe na bamwe bacitse intege mbona rwose hari n'abaturanyi b'iwacu batangiye kwikubura barataha hari n'uwari watwemereye imodoka yayizanye ahita asubira inyuma aragenda ababyeyi babuze kandi ni inshuti y'ababyeyi kandi nawe ni umuntu ukomeye nakagiye mbitekereza nkumva bisubiye inyuma neza nkumva biragarutse neza ubu urumva n'imodoka twari bugendemo nayo igeze gute irabuze nawe asubiye inyuma niba aba bana batari kumvikana n'ababyeyi kubabo karibo nari natwereye naje ngendeyeho hari abantu batwemereye ibintu kubera famille dukomokaho atari twebwe bakurikiye imiryango nawe uwo nguwo nawe aragenda cyakora Imana iza kutwoherereza undi mugabo w'inshuti w'inaha muri Kigali rwose hano Kimisagara warize azimenya azana imodoka aradutwara Imana imuha umugisha bitunguranye nuko ubwo ibintu byayoberanye abantu bameze nkaho bari mu kiriyo tugiye kubona tubona pasiteri araje ati ko mbona mwihebye mwacitse intege byagenze biti batiregaho hano hari ishyano ryavutse ni iri shyano twari baradute ibi bintu ntaho byabaye mwabonye ubukwe bushobora kuba nta babyeyi baburimo pasiteri araseka cyane arabaseka aratembaga arangije afata agatebe yicara amera gutya ati uzi ko murinjije kuki mubinjije mugashaka gukura abana umutima ati nta kintu na kimwe kijya gihagarika ubukwe keretse umukwe n'umugeni babuze umwe muri bo yabuze nibwo ubukwe buhagarara ndababujije ntimwongere kugira ikintu na kimwe mubwira bano bana imiryango y'ubukwe imiryango yabo bidahari ibyo bamaze abana ni mu batangiza ubukwe muri kubakereza kandi nge ndi bubahane ndabaca amafaranga kuko ni wari budusezeranye isaha yanjye abari isaha ni muhica ndabaca amafaranga bati se pastor turabigenza dute timurabigenza mute mwabuze iki ababyeyi barabuze ako kanya dutadutira ababyeyi aho hafi turabafata tubicaza mu myanya y'ababyeyi bacu ubukwe bukomeze bubi uri kumva ariko ubukwe butaryoshye yego ubukwe butangira ndira ubukwe hagati ndira nta foto wabona nzima yanjye ubu rwose mba nakazanye nakibagiwe nta ndima nifuza kuba nanayatwika simba nshaka kuyareba amaso yari yabaye umutuku napfuye meze nabi ndi kurira umugabo nuko no umugabo nta kwihangana ari nyina bikamanuka twese ntare ukibeshye ukareba undi gake ukabura shwanyitse hano ukanayigiza nk'umwana bavuga se ubukwe ko bugwira mu kabyarane ubukwe atari bwo bukwe nari niteze ibi bintu ni ibiki koko bitubayeho ibi bintu ni ibiki bitubayeho umugabo akambwira ati wakwihanganya kanosha ngihangana ni se wakwihanganye kandi we yarize kundusha ni we turasigana ariko burya iminsi myinshi gahimwa n'umwe ubukwe bwaje kurangira ku mugoroba turatashye twa twarakodesheje inzu inaha ariya Indera hafi yo mu Gasima twa twarakodesheje inzu yo kubamo twaje gushaka buryo tugomba kubikemura turavuga duti nago tuzabi iwacu mu giturage kubera yuko bazaduseka bizaducanga baduseka reka tujye kure ya karitsiye batazatubona okay turatashye ku mugoroba turaje mu rugo abaduherekeje baraduherekeza numva itoro ryo ryaragumye tunambaho tu n'imiryango mikeya rwose irazira dushyigikira mu buryo barabizi turatubashimira ntago tuzarambirwa kubashimira baratugeza mu rugo gihe kiragera basubirayo baragenda noneho aho ibintu byabereye bibi naho badusize mu nzu twenyine ibi bavuga ngo amajoro y'ubukwe ntayo tuzi
twahereye ubwo turavuga duti turisanze noneho turahambutse reka turire nta muntu twumva twararize turatakamba turavuga duti kuki Imana ibintu yari twebwe wabikoreye kubera iki ari twebwe wahisemo bivuze ngo ijoro rya mbere ry'ubukwe we n'umugabo naryo tuzi twararize pe ahubwo niwo munsi wabaye mubi mu buzima bwacu ari umunsi mwiza ubundi yego ni wundi wakabaye kuba ari umunsi mwiza ariko ni wabaye umunsi mubi pe twarakinze duti noneho dushyiraho rido duti nta muntu twumva hano reka twihambukire twararize ko wagira ngo twari turi mu marushanwa wenda mbwira Jane urugo rwanyu mwaje kurwubaka rute nta babyeyi byarangiye ababyeyi bataje mu bukwe bataje no mu rugo bataje no kubasura bimeze bite byarangiye nyine urugo twarubayemo gutyo urugo tuba muri sitirago urumva nta n'akazi twari dufite twese tubaho nabi cyane kuko ndabyibuka ko umunsi umwe twari tumaze nk'iminsi nk'itatu tutarya nta kintu turya twarihambiriye handi wizirika igitenge mu nda kugira ngo ubone uko ugenda mbwira umugabo nabonye abadamu n'abagabo bavuye guhingira amafaranga ahantu hitwa kwa Bingira ko duturanye n'ifamu y'umukire witwa Bingira abantu batubonye iki gihe barabizi bazabivuga nabonye bajya guhingira amafaranga vayo umerekeza tujye gusaba y'akazi ati se bahingira ngana bambwiye ngo ni igihumbi bamwe ngo ni igihumbi bazaduha twaba turi babiri bakaduha bibiri ni igihumbi ngo bahingiraga yabo nta n'umwe wari warigeze afata isuka hagati yacu umugabo arambwira ati baba we tugende baduha ibihumbi bibiri ntabwo tubibona icyo tubikoresha turakora iki ko ari menshi twumvaga ari menshi nuko umugabo agiye ati amasuka ku mugoroba turararanye mu cyakare turazindutse turagiye kuri terano bari gutanga akazi abaturage batubonye tubona bari kujujura buriya bifite ibigeragezo wagira ngo biba bikwanditseho no mu gahanga barajujura tubona barajujuye bari mu kamitingi ka mu gitondo noneho bajya mu kazi dusigarana na bosi ntabwo ari Bingira n'uwo yasigagaho wari umuhagarariye ati muje kwenda iki mwabana tuje gusaba akazi k'iki ko guhinga mwese muzi guhinga turabizi kandi niba tuzi nitwanahavukiye turabizi ubwo bareba uko mumeze mwebwe muzi guhinga mwabana simba cinege ariko ihinga ryanyu ndarikemanga duti turabizi cyane ninjye wavugaga cyane rero ngashyira hejuru nkabereka ko mfite imbaraga tuzi gukora kandi ndinya kwipfira nta no gutambuka mfite mugabo ugati ngaho ni mugende musanga abandi tukimanuka tukigera muri tere muri abo bahinzi bageze nko muri 300 bavugirije induri imwe ati reka abantu ntago twabemera aba bantu batuvunisha ati keretse ni mu bahatashi yabo ati ntago abantu bashobora guhinga ati rwose reka yababa we twumva none ni ikindi kigeragezo kikubisemo twari twapangiye igihumbi none nacyo turakibuze turabaho dute turongera dusonze inzarira twica ubu boss aravuga ati se mwabihanganiye mukaza mugakorana boss ati abaturage bati hoya boss aratubwira ati nimwitayire bana banje nta kindi nabakorera abaturage barabanze kandi bo mugomba gukorana ubwo hari uko bababonye nimwigenge twaramanutse twicara mu gahuru kari hepfo yabo nabwo turarira kizo twegura amasuka turataha ubwo rero ntago byakunze ko tugume pfiyongeyo zandera ndashaka kwihuta ntago byakunze ko tuguma hepfo zandera ubuzima bwo gukodesha ntago twari buzabushobore nta kazi dufite mugabo yarambwiye ati mfite akazu iwanjye kabagamo umushumba k'amabatane twagenda tukaba tukihengetse iwabo baturanye ni aho akazi gaturanye ni wabo yego twagenda tukaba tukihengetsemo hanyuma ubuzima bugakomeza kugira ngo duhangane n'amakode nta mafaranga dufite ubwo nubwo twari tukiba muri yo twatanze mbere muri yandi bageraga twagiye twishyurira rimwe twe guhangana twe kwitera ngo twitere akibivuga nge nabyakiriye mbere nariyakire kandi nari kera naruko bwo munenganenzi wabandi ubavuga ngo nabasirimu narigize umusirimu uvuga ni ntago nabaho nabi kuko nje najyaga numva ntazaba no munzi ciriritse numvaga na kadastera ntayemera kuri njewe numvaga yizaba ahantu heza hahambaye koko niko umwana wese aba yumva ariko yakirangiza barabana bakirangiza segonderi babumva ko byanga byakunda ubuzima bafite mu biganza byabo niko baba bameze babumva ibyiza n'ibibi aribo babigenga cyangwa se babitegeka umugabo akibimbwira aribyo nabyakiriye vuba ndabyibuka twimutse kuri Noheli sinzabyibagirwa twafashe intebe dufata imyenda dufata amamari dufata utubati tubitsa mu baturage hari indera abaturanyi bari babizi baradufasha barabihenge
barabigerekeranya ati turabafasha mwabana mwe, turabafasha rwose, baratubikira. Twazamutse uko n'imyenda twambaye, nta n'ubibutse kuzamura kenda azahindura ageze mu rugo. Twazamutse uko didi n'amaguru jurwe kiziba gikomero rutunga, imvura ituriho yaranagwaga kuri Noheli. Twavuze tuti ntago turi burare mu ikode, turajya mu nzu yacu. Turazamutse tugeze iwacu, dusanga ni ahantu habi hateye ubwoba, ahantu habaye igihuru, ahantu noneho aho yubatse, aho kari kubatsa ko umva nyine ikiraro ntago kiba gituranye n'inzu z'abantu, n'akazu kari kitaruye konyine. Noneho bona n'ibintu bidafatika, ahantu hatari umuriro, ahantu abaturage bo barahazi, kuko n'ubu iyo batubonye barapfuka bagahereza Imana icyubahiro. Ntacyo utakoze Mana, ntacyo utakoze pe, ntacyo. Ubwo buzima tubugiyemo buraducanga, ariko kuko hari isambu yo guhinga, jewe nize ubwenge bwo gukura amaboko hehe mu mufuka. Ndaguganiresha wasukawe, ndagukoresha mpinge, yaranayifite, ndagukoresha mpinge ebana. Ni gusa sinajya guhingira amafaranga hano ni iwacu barinshishamo. Nzahinga muri iyi sambu nyibyaza umusaruro rwose, nzabura icyo kurya hehe n'inzara. Niko natekereje, mbibwira umugabo ataha data we n'inzara izanyice nge sinzahinga. Niko yambwiye ati sinzahinga. Ni rero nudahinga nzagusiga nigendere, fata isuka duhinge, ubunenganizi tubushyire hasi, dukure amaboko mu mufuka. Umugabo yumvishe ko nta yindi mahitamo nkizamo n'ijambo ryo kumusiga ati nzagerageza. Umugabo turadiraguje, umunsi wa mbere turahinze. Umugabo biramunaniye guhinga, jewe ariko nkahinga nkagerageza nanjye ntabyo nzi. Akaba umuturanye akaza akanyereka ati babigenza gutya, dore ibishyimbo babitera gutya. Ibishyimbo babinyigishije rimwe, bwa kabiri narabyitereye, ndabitera rwose, ibishyimbo biranera, ndahinga. Ariko ubwo umugabo aracyajandajanda, ntabyo aramenya, kandi tujyana mu murima buri munsi, agasiba nkamubwira nisubiramo, akimyoza agasubiramo, akimyoza agasubiramo. Ageze arambwira ati rero Jeannette, nawe uri murankandamiza ko napfuye, ubundi wanditse nkipfira urwo nagapfuye, ibi bintu uri kunshoramo n'ibiki? Ndamubwira ni ntago wondusha, ni ntago wanzana ibyo ngibyo, tugomba gufatanya tugahinga. Nge ntago nkuhingira sinakubyaye, ubwo ariko nagiye ngo mukarome ni duhinge. Yasibi nisubiramo, agasubiramo. Ariko kugeza na n'ubwe byaramunaniye guhinga, ntago byari uyu munsi wenda ubwo buhinzi bwagize icyo bubagezaho. Ubwo buhinzi guhinga ntacyo byakugezaho, ntago guhinga. Ubwo nenze ko ugiye kuvuga ko bwahinduye ubuzima bwanyu. Guhinga ntago byaguhindurira ubuzima, Imana yaciye izindi nzira. Imana yaje guci izindi nzira. Ubwo hagati aho ngaho narajya muri ubwo buhinzi, twabubagamo dufite n'igikomere cyo kubura urubyaro. Tugakubitiramo nuko hari akana ababyeyi bigeze guturamo ati ubwoko bwanyu buhuye n'ubu ntibabyara. Birarangira rwose, ubwo biba birangiye. Baba we duti noneho byatubayeho. Inda niyo yanakwitwa ngo ndayisamye ikavamo. Buri munsi bikabuko. Ukagira ubwo bukene, ukagira kubura urubyaro, ukagira noneho kuba utari kuhuza n'imiryango, ukumva nyine ni ibintu bigoye. Icyo gihe imiryango yanyu ntabwo yageraga mu rugo? Ntabwo yahageraga. Kuva mwashakana? Ntabwo twababonaga mu rugo. Aba mbese gusa abo ku ruhande bo barazaga. Ntabwo mu miryango irangira ku babyeyi gusa, abo bavukana, abo bagira gute bo barazaga. Yego. Ubwo rero ubwo buhinzi nubwo twabagamo nta mwana twagezeho turanabyakira. Kwa muganga baranambuza ati ntuzongere gusama inda kuko ibyo bizakugwa nawe uzanapfa, na buretse tegereza igihe nikigera wenda hari Imana izakora igitangaza. Umugabo ageze aranapfukama hasi arambwira ati Jeannette, mbabarira ibintu byo gusama tubihagarike, tugende ujye kwifungisha burundu utazapfa ukansiga njyenyine. Natekereza gufunga burundu nta mwana, nabyo nkumva ni ibibazo. Ndavuga ni ntago ndi bubyemere, ndajya ku mavi nsenga. Ubwo nari ibyo byeyezo nigiyemo gusenga, nigiramo guhinga. Ibintu bibiri, nigiyemo gusenga, nigiramo guhinga. Kandi ndabimetiriza, mbametirize ku buryo nahingaga nkava mu gitondo nkageza saa 8 abaturage bamvugiriza induru ku musozi. Induru bati uriya mugore azagwa mu murima ko ahinga nk'imashini yabikuye, uriya muntu ko twari tuzi ko atazanabimenya. Nuko biza kurangira rero umunsi umwe ndongera y'Imana irebera imfubyi idahumbya, umuntu umwe wankoreshaga muri Minagiriya wari umukire arongera aramamagara hano Kacyiru. Arambwira ati Jeannette, ko ufite experience mu bintu bya Minagiri, wakongeye ukagenda
ukajya ahantu hitwa muri Rwamagana ko dufiteyo tere, ukagenda ukajya kuri tere ko harimo ikiraka cyakumaza nk'amezi nk'abiri, bari baramenye story yanjye ati nk'abiri cyangwa 3, mpita mfata moto ndagenda ko kanya sinigeze ntekereza ngo ibiki ukomeza nese ngenda njya kuri tere. Udufaranga twambere nahembwe nahise mwoherereza nti ugenda ugura utubati wongere kuri ya mabati rero ntago nabwiye ikigeragezo cyayo ni birebire. Amabati waboneraga hejuru nubwo yagaragaraga nk'ashaje ariko yose yari yarabaye imibore ava. Imvura yagusanga mu nzari ninjoro ugafata matera ukitwikira tukarara twicaye paka imvura ihise, nubundi wakuraho matera igasigara ijojoba ukaryama mu mazi. Ibyo bintu urabyumva sha, ibi byo bigeragezo bitubaho. Ubwo rero njye udufaranga twambere nahembwe naramubwira rero wa mugabo we, ntago ndi burye neza, sindi bwambare neza, sinawe umbabare ntugire ikintu ukora kuko we nta nibyo yashobora, ibyo byo kwifurahisha ntiyabishobora. Genda ugura mu batusimbuza iyo mibore mbabarira sinzongere kunyagirwa ngeze ahantu. Ntirukanga umbabarire ntugire ikintu na kimwe uguramo, ugenda ugura amabati. Naramwaje ahita yirukanga koko, nta kindi yakoze ahise agura ayo mabati kuyashyiraho nabyo bintambara, ariko ndongera mbona utundi. Nawe ageze aho ngaho naracanga mukaravuga ati reka mve hasi, umugore ntago agiye kuzansuzugura. Nawe aca ku ruhande akajya agiye gushakisha udufaranga, turazana duhuriza hamwe. Tuba noneho tugeze ku nzu y'amabati 15. Hari uko tutagize, ntako mutagize no kuri pe, ntako tutagize pe, twese tugira ku mabati 15. ubwi ikiraka cyenda kurangira kibura nk'iminsi nka 15 ndabyibuka. Naje guca mu gasantere kaho hantu muri Rwamagana nakoreragamo, nza kubona utwana tw'utumarini ku muhanda tw'uduhungu twinshi dusa nabi twarwaye bwakiri, ko nza kubonamo kandi kari karapfuye nabi kanya kwigendera. Ndagenda ndakegena akabaza ati witwa ni kamwe, nitwa Manuel gatoya. Nese ukuye kiwajanga ati wa n'ababyeyi ngira barapfuye. Ati wacu mama na data baduze turi abana 6 b'imfubyi. Ati muri abo bana ndo wa 3, ati abandi 3 nabo bibera hangaha. Nise bareko ntabareba. Ati ntago nzaho bagiye ubwo bagiye ngo gusyaga, sinzi ukuntu imvugo yabimbwemo nimba ro gusyaga, sinzi ukuntu yabimbwiye. Ndavuga nise wakana umuntu akwifatiye akakujyana mu rugo wabyemera? Ati mu rugo rwahe ni rwanjye rwiwanje. Ati nabyemera, ati wanyemera se ntinakwemera, kasaga nabi. Bitamamagara umugabo ndamubaza nti uzi ko mbonye ubwana bumeze gutya na gutya ku muhanda, busa nabi bushonje bumeze gutya na gutya, waretse akakana tukagafata? Aturakabonye ni ati wasanga disigasimbuye n'abacu twabuze, ati kazane vubavu. Ese namugeza aho ngaho wava muri Rwamagana nta nitike nari mfite, nava muri Rwamagana n'amaguru nkagira ngo ntabwo wowe zana igare. Yazanye igare koko, akana aragatwara agakora ku muhanda arakazana mu rugo. Nanjye ubwo mwibuke ko ya minsi yanjye y'akazi yari irimo irangira. Ako kanya nanjye mbadatashye, ndagenda kakana tugashyira mu rugo. Baturanye bavuze induru ati abantu badashinga barabyina, ni gute bazana umwana mu buzima bumeze gutya nabo ubwabo badashinga? Uyu mwana baza umwana umeze gutya, yari ateye agahenda, yakameze nabi. Umwana ngiye ndifata ndavuga nti nzajya nguruturagara ngire gute nkashaka twatuntu twondora abana. Akana ndakondora mbona rwose katangiye kuzanamo akantu mu maso. Igihe covid ivemo mbitangira no kugatangiza mu ishuri, nkajyana mu wa mbere prime, ubu kari secondaire. Ko naragakomezanyije yabaye umwana wanyu imyaka 8. Uyu ni wa cyenda. Yego karakuze kaba nakagabo gashimishe n'umusore mwiza, nta nubwo wamenya kare ari ako kana twabanye. Yego ubwo ndatashye tutarabona urubyaro. Niho rwose nashakaga no guhera, aho burakoze kunyibutsa tutarabona urubyaro. Ariko uwo munsi uwo mwana yinjiye mu rugo. Bantu twige gufasha tutitaye ku butunzi dufite, tutitaye ku bushobozi dufite. Twige gufasha tugira umutima wa kimuntu. Ari nabyo biri kuntera gufata. Ubu mfite abana 4 b'imfubyi ndera kandi bose bariga, kandi ni ku bushobozi bwanjye, kandi ndi mwarimu. Nta mushara mwarimu ahembwa nta muntu utawoze. Ntago wagutungira abo bana. Ndavuga ngo mu bushobozi buke mfite nzagerageza gukorera umugisha, ko nabonye umugisha ari cyo wangejejeho. Umunsi uwo mwana yinjiye mu rugo mu nzi wanjye, nibwo nasamye inda irarema, igira amezi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dutugitanga. Urabyara? Ndabyara. Byara umwana mwiza w'umukobwa. Nyuma y'imyaka ingahe? Haraciyemo igihe kinini pe. Haraciyemo igihe kinini. Nubwo wenda umuntu abavuga ngo ni igihe kinini, ko ndabandi babona atari igihe kinini, ariko imyaka 3 yarishize. Ni myinshi. Imyaka 3 yarishize wari noneho ufite n'amagambo wabwiwe tumva ko byarangiye.
yego nibyo wagiye uca umwana tuba turamubonye w'umukobwa none impundu baba babaye babiri uwo nawe twamugize uwacu twumva ko ari uwacu buri kimwe cyose umwana umubyeyi iwabo ntabwo bigeze baza kumureba yari imfubyi nyuma twagiye kubaririza dusanga hariyo famiye nayo idashinganye idashinga twagiyeyo twagiyeyo kugeza na n'ubu nta kigenda n'abitwa ngo barahari ntibajya bakina no kuba bamuvugisha yego n'uwanyu mbese n'uwacu byararangiye n'uwanyu ntawe ubabaza ngo n'uwacu kuko buri kimwe cyo anatwita mama papa kandi aransumba kuko yabaye umusore aransumba umwana mwiyandikishijeho byose byararangiye yego ni byiza pe nuko ubwo nyine umwana yabonetse tugize abana babiri turishimye impundu zabonetse nubwo nta muryango ukeneye kumenya ko twabyaye ariko nta kibazo saptumi nta kibazo twebwe dufite umva noneho ndavuga nti rero dore mana ubuke ko mu burushyi bwanjye nigiyemo gusenga no guhinga ibyo bintu uburushyi bwarabinyigishe ndabimenya ndabimetiriza njya ku mavi ndavuga nti rero mana nta kuntu waba umpaye umwana ngo nyime nicyo kumutunga nkeneye icyo gukora kandi kizima aba bana ni babiri nzabatungisha iki nkajya mbibwira imana gutyo urabona nzabaho iki abana nzabatungisha iki kubona nta shinge nta rugero iyi sambu nayo ubona dufite ntago yera kubera ko ntanga guhinga mu cyaro nako n'ahantu hose nta fumbire nta kintu urahinga uko wahinze niko utaha niyo mpamvu navuga ngo nta musaruro nigeze mvana mu buhinzi ndavuga nti urabona bizagenda bite imana ndayitokinga ntibwakeye nibuka ko nize ntago nibukaga ko nize nari narabyibagiwe pe muri iyo myaka yose nari naribagiwe ko nize pe nibuka ko nize ubwonko burampati ntugira diplome kandi na nziza kubera iki wowe utakwiyamenya ngo ugende ujye gushaka akazi nk'abandi ndagenja muri mari ka diplome nkakuye rwose nsanga uko bayimpaye niko ikiri karacyari gashyashya sinhantu nigeze nkajyana diplome ndavuga nti ngiye kudepoza nshaka akazi ariko sinzi n'uburyo ndi budepozemo sinzi niki ariko uyu munsi nifite agatelefone gatoya ubwo byabaga ari igitangaza ko nta telefone nini byabaga ari nk'inzozi ndatangira mamagaye abana barakundana bari abana b'abanyeshuri barakundirana nkajya mbabaza amakuru byestaye bite hano hanze bimeze biti by'akazi batijya muri kwa runaka depoze bakambwira henshi yeza ndavuga naho hose sindi bujye ngiye ndajya mu burezi ngiye kujya muri education ngiye depoze nshaka akazi ni nkabura ariko ni we mana nari narayigiye se icyo gihe nanarize indimi n'ubuvanganzo ariko icyo gihe hari minisitiri yasohoye itangazo rivuga ngo abantu bose batize uburezi badepoze icyo gihe cyabayeho rwose icyo gihe cyabaye badepoze bagenda bakora ikizamini bagitsinda bagire gute babaha akazi icyo gihe nadepoje muri Kamonyi niho nagiye gukorera ikizami ngurisha imyumbati yanjye narihingiye rwose ndayigurisha mbona itike igera Kamonyi iranangarura ndadepoza ariko nategereje ko banahamagara ndaheba ntibahamagara abantu rwose igihe batwica nabi hari igihe udepoza nk'ahantu ugategereza ko bazaguhamagara ngo ukore n'ikizami ugaheba wanahamagara n'uwitwa ngo yari abishinzwe akanakubwira nabi mujye mugerageza mworohereza abantu pe muborohereze basi banavuge neza be kubwira nabi abantu kuko uwubwira we aba yarashize muri we ko nta muntu wakwita akazi rero naje kukabona nyuma narongera ndagerageza bwa kabiri ndadepoza ariko nubwo ndeporeza hano Kacyiru ya kabiri mu mujyi ngira n'amahirwe nsoka kuri liste y'abantu bazakora ikizami ndaza bigoye cyane mvuga ngo biragoye nayo mese umwana mu mugongo nza n'amaguru ibaze kuva Rutunga n'amaguru diridiri Kacyiru ndaza n'umwana mu mugongo nahageze nakerewe ikizami cyenda gusoza umugabo wari uhagaraye site muremure cyane arambaza ati wa mugore we ubu ntago waba witwa Jeannette twabuze twaherekare duhamagara urava ye uturuka ye witwa ninjye Jeannette none subuje kwene ikizisa kubona bwije ikizami kubona abandi bakirangije kandi amasaha y'ikizami kabazwi aturasubirayo ndavuga ntago nasura ntakoze ikizami mbabarira nkora ikizami nk'amahirwe yanyuma ndinjira mbwa ati ngayinjira ugerageze umwana niko ari kurira mu mugongo ari ibintu bigoye ndajya kuri mashini njyaho ndashaka ngera ku kibazo cya mbere mbona kiroroshye ariko hagati aho ngiye kubona mbona abantu bari muri iyo sare turi gukoramo ikizami mbona buri wese ari guhaguruka yihebye mbona buri wese ari kwimyoza kuko icyo gihe wavaga ku kizami umenye ko akazi wakabonye cyangwa utakabonye
ukava umenye ko watsinze cyangwa utatsinze, fail success. Nuko mbona sare nsambaye nk'usigaramo njye n'abandi bari ku muryango barimo barimyoza, barimo bararira, abasaza, abagabo, abadamu beza, abakobwa beza, abana barangije kwiga vuba. None nje nkireba ukuntu nsa, nareba ukuntu meze, nareba ukuntu none ubwenge bwanjye bwivanze, nkavuga ni ngiye ndaruhira ubusa pe, ariko ndagerageza. Icyambere mbona kiroroshye, icya kabiri bya mbona biroroshye, ariko nkajya ngira ngo wenda ndi kwa kuntu umuntu asara ari ni toroma yamfashe, ndi kwisetsa, ndi kwivugishwa nyine ko natekerezaga. Nuko nyine igihe kirarangira cyo gukora ikizamini, ndahaguruka ariko nanga gusubmitinga kuko nari mfite ubwoba, numvaga nyine nasaze, numvaga atari ibyanyabyo. Numvaga atari ibyanyabyo ubwo ngewe ndi busebe cyane kurenza abo ngabo bari kurira. Ndahaguruka ngiye nkigenda, wa mugabo araza arareba kuri machine atari ku mugore n'umusazi. None se ko kuzi ikizamini ukore submit, umusaro wawe urabubwirwa n'iki? Ntinge nago nshaka gukora submit, naje gushaka experience, nzaza gukora ubutaha. Ubu ntago nizeye ko ntago natsinze, ntago ngiye natsinda. Byihorere rero wina submitinga simbishaka. Ati wa mugore we wa submitinze bitwaye iki? Ati so niyo watsindwa urabona ari wowe wa mbere cyangwa wanyu mutsinzwe muri iyi ati bano bose batsinzwe. Kuki utari gushaka no kureba amanota wagize? Nese ubwo umugabo uramubwira ngo turaharwanira cyane, ntago ndi busubmitinge nyihorera nzagaruka. Ati mu wa mugore none ageze arananyinginga aramfukamye ati babari usubmitinge niyo ayo wagira yose. Nyine uri gushaka experience, none se nta ntego ukeneye. Amfatisha akaboko nkoresha kuri machine gutya da submiting, nsanga akazi nakabonye nanatsindiye ku manota menshi cyane atabaho. Uwo mugabo atereza haleluya nyica ku mamashi, bose bahita binjira baza banyuzura. Iyo kesi barayizi Kacyiru ya kabiri, bose baraza banyuzura aho bankuraho uruziga, barareba amanota nagize bati ibintu ntago bishoboka. Bavuze induru bati Mana uhabwe icyubahiro, nubwo twimya akazi ariko ukavuga haye umudamu, Mana ahabwe icyubahiro rwose. Nasaga nk'umuntu ubabaje wa undi wo hasi, ivumbi ryakurenze amaguru. Ninabyutse saa 9:30 mvirutunga kugira ngo ngere Kacyiru n'amaguru n'umwana mu mugongo w'ibiro 7. Ibiro 7 mu mugongo, uri umudamu w'igara ritoya. Ubu narabyibushye nabaye kibonki, nari mfite ibiro 47 ndi umudamu. Ubu ndi muri 65. Urumva harimo difference itandukanye. Ndaza abantu bavuze impundu, icyo gihe baranateranyije itike bati madame tega utahe rwose ujye guserebura. Ndataha mu rugo bibi birori byo byabaye, ibindi bintu ntago nabivuga ngo nzabirangize. Yafashe telefone arahera ku murongo ahamagara abaye n'abati Jeannette ni mwarimu yabonye akazi byagenze yatsinze rwose, akavuga inkuru nk'aho twari turi kumwe ariko yasetse ibyishimo byamurenze. Akazi nkabamo gutyo, ubwo mba ndagatsindiye. Igihe cyo kugera bama umwanya Indera Jesse cya Ruzinge njya gukorayo. Nkozeyo tubarimo bafite n'amahirwe yo kuba babona credit, fata credit nubaka inzu. Umugabo nawe yaratangiye gushaka utuntu yakora, yipfundapfundikanya. Abaguzi nawe akamoto, abagiye umuhanda agiye wumva urugo rwasirimutse. Mwarimu motari ni ibintu rwose ni ibintu birenze. Mwarimu motari ni ibintu birenze ubwenge bw'ikiremwa muntu pe. Ni ibintu no Jeannette mwarimu Fimo motari najyegana nabitekereza nijyamye nkumva ni inzozi pe. Fimo ntago yigeze agira amahirwe yo kwiga ngo arangize bwa bwana bwe nakubwiye. Ahoraga yumva ko yatese, we yahise yigira mu bindi bintu by'imyuga byo ku ruhande bitari mu ishuri, ngo ishuri riragoyerera mu gituma atekereza cyane wenyine nuko yari yibereyeho. N'umuntu w'umutesi w'umudabagize umutse abaye umugabo uhamye cyane. Kare yacanye ku jisho kuko nicyo kimotari yakibayemo. Yiyahura abamotari bakajya bahamagara bati uyu mugabo azagwa mu muhanda, mubwira agabanye pressure. Yarakoraga agakora akarara akora akirirwa akora hahandi bakajya kona barahondobera, ariko umugenzi yaza akaba wa mbere akamubatanga akazana ifaranga ati ibi bifaranga turabikoresha. Byari byinshi pe. Ibifaranga tubona byatubanya akayabo na nyiranyabo umwarimu musaka bankubise ibindi bifaranga nawe yegeranya n'ibyo ng'ibyazana. Ubwo ndabyita ibyo kuko nibyo nabona bwari ubwa mbere. Yari ntabwo yari menshi kuri ubu cyangwa se ku muntu wayamenyera, ariko twebwe byari amamiliyari tutabara ngo tugire.
ntabwo wigeze wabagarukira na gato icyo gihe kugeza ubu ngubu nibyo nshaka ndaje mbigereho nabyo ndaje mbigereho icyo gihe urumva twese twiyungura twubaka akazu k'amabati 30. Yego amabati 30 nyuma duhita dushyira ahandi 10 biba 40. Inzu turakora tunayikora amafinisage tuyitera buri kimwe cyose cy'inzu. Urumva se atari inzu nziza, noneho muri quartier nitwe twasigaye turi mu nzu nziza iruta niza abandi badusekaga. Gusa nyine nyuma Satani ntago yabikunze, muganga yaje gukora impanuka ikomeye cyane antwaye ngiye kubyara. Yarametse anjyanye kwa muganga kubyara kwa Nyirinkwaya, dukora impanuka mu mateka nayo yabaye amateka maremare ntago yo ndi buyajyemo kuko barayazi. Nabonye turebwa n'abantu benshi baba babizi. Ndende cyane. Umugabo hahandi bamubaze ku bwonko bwatokowe. None nanjye ubwo bahita banjyana hehe, ubwo nge banjyanye Kibagabaga batamukomezanya CHK. Ndebye Kibagabaga murasinza habyara ngo mbivemo n'ukuntu nabaye nanjye narangiritse mpita nkomeza kwa Nyirinkwaya. Barambaga bampa umwana ariko umwana wanjye avuka ari muzima, umuhungu. Umugabo wanjye waguma muri koma. CHK amazemo igihe kinini, amaramo igihe kinini cyane. Yego ntago bitana. Umugabo wanjye amaramo igihe kinini cyakora Imana iza kumufasha. Noneho nshimira famiye, kambashimire ya famiye yaragarutse icyo gihe. Yego yaragarutse icyo gihe twarayibonye. Yego icyo gihe twarayibonye. Bagarutse mu bibazo. Yego baragarutse pe, baragarutse koko. CHK Rama ntago yishyura impanuka, ayo mafaranga barayatanze pe. Ndabashimira ko nani igiceri cy'ijana natanze, yari menshi cyane ariko ayo mafaranga barayatanze. Nta nicyo bambajije, nta n'ikintu bambwiye, ahubwo nanjye basigara banyondora nk'umwana. Noneho bandema mu bumuntu, numva ko nanjye noneho ndi umuntu. Bose famiye abari yanjye abari bo icyo gihe ibyo byago byabaye bose baziye rimwe baraterana baradufasha pe. Nyuma y'iyo myaka nawe mvuga ukuntu byari bimeze, babonye yuko n'amarira. Yego urumva wongeye kuba umwana mu gihe kingana kirekire cyane, wabaye ikihebe mu mutima, umva ko nta muryango ufite. Icyo gihe noneho twongeye kubona urukundo rwa kibyeyi. Yego bose baziye rimwe, ahubwo bari kuvuga ngo mwana wanjye ushaka iki tugukorera iki. Byanga byakunda urukundo rugira gute ruratsinda. Kugeza ubu ngubu turabana ari cyo nabwira abantu ngo be gucika intege muri uru rugendo rwo gukundana. Bakundana uryarya babureke kuko urukundo ruvora rutsinda. Yego yego ubwo rero yego ndi ku musozo. Ubwo rero muri urwo rugendo umugabo yaje kuva CHK, ariko bambwira bati umugabo nta bushobozi azagira bwongera gutekereza neza, ashaka kuzaba debile cyangwa se akagendera mu kagare. Ati kuko iriya kondisiyo iragoye. Ndongera ndasenga, abakristo dusenge, namwe mutazi gusenga nta wigeze ndusha ubunenganenzi, musenge kuko mu ijuru hari Imana yumva amasengesho yacu. Dr yari yabyapuze yuko umugabo azagendera mu kagare. Ndagenda njya mu cyumba mbwira Imana, ni Imana uramwe umugabo wanjye agendera mu kagare kubera iki? Kuba n'ubuzima uzi twabanyemo karibwo twari dutangiye kwishima. Kubera iki ibintu wibinkora ntiwabinkora rwose? Mbwira Imana Imana irakunda iranyumva. Umugabo wanjye ava kwiseta araza abanza guhura n'ibigweri ko kugeza ubu umugabo ni muzima ntagendera mu kagare, aratekereza neza. Turi kumwe mu urugo rwacu ruraryoshye. Uya kimotari bwo bamubujije kongera kumotara, ariko mu bwenge yaramajije kugira no mu gashoro twari tugezeho ntago yaburi ikintu akora ngo tugumye twiteza imbere. Afite ikindi kintu akora. Noneho ikigeretse kuri icyo ngiki Imana yaje no kutwunganira iduha ubushobozi, wenda nubwo butarenze ariko kuri ngiye burarenze. Turihira abana 4 b'imfubyi. 4 b'imfubyi kandi 2 biga segonderi, undi yiga mu myuga. Uri kumva umugabo yaravuze ati kugira ngo ngera hanga nahagejejwe n'Imana sinzigera ntenguye imfubyi cyangwa undi muntu wese ubabaye, nzamufasha mu bushobozi nzagira. Turemera tukabaho mu buzima. Bana 4 b'imfubyi turabana mu nzu. Nabana nyine gusa n'abandi 2 6. Yego 6. Ku mushahara mwarimu
ku mushahara mukeya pe ufatika. Hari igihe bincanga umugabo akavuga ati byagucanze ruhuka, nawe akagenda agashakisha ku ruhande tugapfundikanya, abana bakagumya bakiga, ntawe barirukana. Abana bariga ku bigo, barabizi ko twihahata tukishyura uko dushoboye. Ubu ikintu ndi gusenga, Imana gusenga ngo Mana uzame ikizu kinini abana banjye bajye baryama bisanze, ko bamaje kuba abasore. Ni abasore wa mbere ni wa wundi we, na n'ubu turacyari kumwe, niwe wa mbere. Abandi bo baje nyuma, ahubwo bo twanabazanye nyuma y'impanuka. Iyo mpanuka yarabaye twarabazanye, batafite nta kintu na kimwe bagira, twarabafashe gusa nyine n'abantu bakuru bamaje gukura. Inkuru yanjye niyo ngiyo. Niyo ngiyo. Uyu mwana uri inyuma hano, umwana uri inyuma aho ngaho, ubwo navuga ko ari nk'uwa gatanu. Ariko wowe w'inyuma nta gihe tumaranye rwose. Abanyarwanda bamba bariya bamfashiriza umwana we nta bushobozi mfite, babyumve abanyarwandakazi, mumfashirize kano kana, aka kana mukamfashirize. Aka kana ni gafite kirengera. Aka kana ni gafite kirengera, aka kana ni indushyi, aka kana nagakuye ahantu karara mu gihuru, karihebye kubera amakimbirane y'iwabo, karatsinze primaire ntikabasha kujya kwiga, kajya segonderi muri 9. Inkuru ye turetse tuyishyiraho. Yego. 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 Ahubwo bitewe ubwoba kuba nyine ndafashe umwana. Okay. Yego, ntacyo. Inkuru yawe turaza kuyishyiraho, inkuru y'umwana. Umwana bamufashe bongera amufashe, ariko bice kuri Jeannette kugira ngo amusubize mu ishuri. Yasoje kwiga tronc commun, yasoje kwiga primaire, ajya 9 biranga, yicara imyaka 2, asubirayo ajya mu wa 3, yiga ibihembwe 2, aratsinda nabwo ntibyamubuza gutsinda. Bamuhereza ku kigo yiga y'igihembwe kimwe, yishyura mu 1995, yishyura 14 yagurisha agatelefone ke. Biranga ku ishuri nta kirengera. Umufata gute rero wowe? Uyu mwana amufata nje uko amufashe. Wamukuye hehe? Nahurujwe n'umuturage waho ngaho ku Muyumbo. Muyumbo ni haturuka. Barafite ukuntu ngo bajye bamuna ku social media. Bakambona bagafata nimero yanjye, arampamagara, arambwira ati cyane ko umuntu ariko twari tunaziranye mu bundi buzima, nabwo ati Jeannette, nzi kugira umutima ufasha kandi nzi neza ko nta bya mirenge ugira, ariko Imana yaguhaye umutima w'umukire. Uriya mwana muvana mu gisambu mushyire mu rugo, byibuza n'ubwo ishuri ryakwanga, ariko umwana umushyire mu ishuri. Hari ibyo atavuze rero, ngiye kumuvugira ngaha bikeya bitari butwara iminota. Yaraje ngiye nagiye kumwirebera iwe n'itike ninjye wayizanye. Banyereka ahantu kabarano kari karabikije imyenda, iwabo baraciriritse pe. Ntago ari ba bantu bakwa imikino uko bagifite, nta kintu bafite, n'ubwo wenda nabo badashobotse atanye mu makimbirane, ariko nabo naho kuba ntaho bagira. Niyo makimbirane yaje abar buri mwana ajya gushaka abundi, uyu ngo akanga ngo kujya kurushya abantu, ngo yaruhije abantu kenshi, akajya kubunda mu gisambu hafi y'iwabo. Handi umwana ashaka kugiramo risk yo kuba ikigabo cyamusangamo kikamuhohotera. Handi bashaka ko bamushukisha ibishuko runaka. Umwana ndamufata ngo voyo nkujyane wanje irutunga, inzu yanjye ni ntoya ariko Imana izampa inzu ndabizi, vo tujye kwirara namo tuyibemo, muhereke uko abantu babamo kandi humuruziga. Mujyana mubeshya ngo aziga. Mugejeje mu rugo umutima urantota, umwana azaba hatiga, ibintu nzabibamo, nzabishobora. Ngewe narifashe njya kumwandikisha muri 9 y'iwacu. Ari 9 nabwo ariko ntagiri hafi, nabwo harimo urugendo rurerure rugoye muri electricité ku moderateri w'inshuti yanjye, ariko yaba inshuti yanjye ntago wakwakira umwana atishyura, ntago bibaho. Mugejejeyo nabwo ubushobozi burabura, abo bana mfite nanjye. Birumvikana. Umushahara mwari turawuzi. Naragerageje bishoboka, ariko tumbani yanga. Umva abanyarwanda bamfashirize kano kana, umva rwose Imana izabira. Ni nadusoreje. Jeanne, vuga ni telefone yawe, tunagushimira ko warabaye imfura, ukomeje no kuba imfura, n'uburyo uvuga n'urukundo wakunze umugabo wawe, uburyo yagukunze, uburyo wanarwanye ku rugo rwawe, no kuri nibidasanzwe. Vuga ni telefone yawe, inshuti ya inkuru yanjye yumva Jeannette, umuzamure, umugore uti do
uyu munsi ni igihe cyo kugira ngo urabagirane. yego Vuga nimero telefone yawe. yego nimero yanjye ya telefone ni 078 480 5291. Ibareho Jeannette Uringiyimana, iri no muri mobile money. Mobile money babigeze umusaruro. Wakoze kwa natwe mu kiganiro yawe. Urakoze cyane. Yego. Ndi kumwe na Irasubiza Zainabu, uyu umwana w'umukobwa ne tujye kuganira. Afite imyaka 18 y'amavuko. Afite ubuhamya bw'ibyaciyemo kuva ari mutoya no kugeza uyu munsi. Twese dufite inkuru, twaba bakuru twaba bato, dufite inkuru z'ubuzima bwacu. Zainabu, uraho neza? Ndaho neza. Umeze neza? Meze neza. Ufite inkuru y'ubuzima bwawe nawe. N'ubuzima bw'ibyaciyemo bikomeye kuva uri umwana muto, nubwo uri umwana nabwo ariko wageze mu cyiciro cy'abakuru, warageze mu myaka 18. Bimeze bite Zainabu? Bimeze neza. Inkuru yawe imeze ite rero? Murakoze. Amazina ni Irasubiza Zainabu. Inkuru yanjye ukuntu imeze, navutse umuryango w'abana 6. Mvuka ndi umwana wa 4. Kuva navuka ndahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Cyane pe. Kubyo niyo ndi kubivuga nyine mba numva sinzi. Muri urwo rugendo rero kuva ku mezi 9 kugeza amagingo ye, kuze mu rugo nyine ntabwo twifashije niko navuga. Nza gukura ntangira mu wa mbere primaire, ntangira bigoranye. Nkajya njya ku ishuri bigoye, mu rugo nyine batumvikana. Ngera mu wa 6 muri cya leta. Muri cya leta naje gutsinda mu wa 6, gusa sinajya ku ishuri kubera impamvu z'ababyeyi. Wenda tutarajya iyo ngiyo, ndifuza kumenya ubuzima bwo mu bwana. Ukuri kuvuga ko bugoye, n'icyo utajya wibagirwa cyagoye n'uyu munsi utekereza ukavuga uti ibintu byari bikomeye cyane? Ikintu najya ntibagirwa cyangoye cyane ni inzara naciyemo. Naciye mu buribwe bw'inzara ikomeye cyane. Yego. Icyo kintu nibuka nkumva nyine kirandenze. Uzi buri ikintu kibaho, uzi kugira nyine iyo nzara, ababyeyi bawe batanumvikana, ari abantu nyine bahora mu makimbirane, bahora barwana, biba bibabaje. Yego. Ibyo wenda byagusenyaga gute cyangwa bigusenya gute? Byaranyafektaga cyane kuba nta muntu nyine undi iruhande, byibura ngo nyine anampumuriza ambwira ati wa mwana we nubwo tugiye kuburara bimeze gutya. Rimwe na rimwe n'igihe nisangaga nyine naraye hanze pe. Yego. Ubuzima bukomeza gute rero? Ubuzima bwaje gukomeza, gusa hari abantu nshimira ku mpande n'impande bagiye bamfasha muri ubwo buribwe nanyuzemo, nkabasha nyine kuba ngeze hano ngeze niko navuga. Urumva naje kwiga ngira mu wa 6 ndakora bigoye nyine. Urumva kujya ku ishuri ababyeyi ntihatari. Maje gukora mu wa 6 nahakoze 2018 nibwo nakoze mu wa 6. Maje gukora naratsinze, mara igihembwe cyose nkiga. Aho mbone kujya ku ishuri nahise njya muri 9 ndagenda ndiga niga ibihembwe 2. Njya mu wa 2, ngeze mu wa 2 biranga pe, biranga. Ubwo urumva muri ubwo buzima ni njye wabaga wimenya, menyera buri kimwe. Ikayi nyine nkiga amakayi, niganaga amakayi
atageze muri 5 muri segonderi avanga ngeze mu wa kabiri biranga mpita ndivamo uva mu ishuri. yego maje kurivamo nicaye imyaka 2 ubwo urumva abo twari turi kumwe barakomeje maje kwicara imyaka 2 naje kubona umuntu arambwira ati ngiye kugusubiza mu ishuri ansubiza mu ishuri mu wa kabiri ndagenda ndiga ngeze mu wa gatatu ndatsinda maje gutsinda gusa mu wa gatatu nizemo ibihembwe 2 ndatsinda maje gutsinda njya ku ishuri gusa muri ibyo bintu bitangaje no hano naboneye noneho uburibwe bwa nyabwo pe bwa nyabwo kugeza aho njye nanatekereje numva nyine nshaka kwiyahura ndanabigerageza nyine biranga naragiye njya ku ishuri baze kujya ku ishuri nari natsinze harabyumba niho nigaga ibintu bya electricity njya ku ishuri najyanye amakayi 9 isabune najyanye igice cy'isabune amavuta yo nyine byari bigoye byari ibintu bigoye cyane ndagenda ku ishuri nishyura amafaranga 14,000 kuri icyo kigo nigagaho genda nkubitanira n'uburibwe bukomeye baze kujya ku kigo nyine ari ubwa mbere ugiyeyo ukagenda nta bikoresho nta padi uri umwana w'umukobwa ndagenda gusa nahahuriye n'inshuti ndabashimira ku rundi ruhande ndabashimira cyane aho bari hose nyine naragiye ndiga igihembwe master arambwira ati ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ko wiga utishyura muri icyo gihe namaze ndi ku ishuri uzi ko n'ababyeyi banjye ntabwo bigeze baza ntabwo niba baranitekerezaga ko nagiye kwiga ntabwo mbizi pe ko ntabwo bigeze nyine banansura cyangwa banambwira ati wenda bimeze gutya bo nyine bumvishe ko hari babyaye nyine barekera aho ngaho master niwe wambwira nyine mubwira ukuntu ikibazo kimeze arambwira ati ntabwo wakiga utishyura tangije ndamubwira ati ese basi nta nubwo wareka ngo ngiye nige noneho ninsoza mu wa 6 ngiye nzakore cyane nze nishyure nyine mubone kuma diplome arambwira ati ntabwo byakunda kuko isaha n'isaha ashobora kuza undi mu master urumva nyine ntibikunde ko akwemerera ibyo bintu nsabye ko kumbwira ati ntabwo byakunda nyine kuzagaruka ku ishuri nyine naricaye yego n'ubu uricaye se? yego wagarukiye mu kangahe? umuntu ari ndi mu wa 4 segonderi wigaga he? Gicumbi TSS ibyumba wumva wifuza iki aka kanya? nakifuza nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bafite umutima wa kimuntu bamfasha ngasubira ku ishuri. ufite inzozi ki mu buzima? mba numva nshaka kuzaba umuntu ukomeye. uburibwe nakozemo, inzara naciyemo, kugira ngo byibura nanjye ninubaka umuryango bizatuma uca muri ubwo buribwe. Yego. umva aricyo utakwifuza se ko kiba ku bana bawe wenda uzabyara waciyemo? ikintu mba numva kitaba ku bana banjye, mba numva batakicwa n'inzara cyangwa bacikiriza amashuri nyine bagende biga byanga byongera byanga, mba numva aricyo kintu ntakifuza cyaba ku bana banjye. Yego. kuko
ni ibintu bibabaza. Birababaza pe, kubaho noneho nta muntu nyine uri iruhande rwawe ngo nyine ajya guhumuriza uri muri ibyo bibazo byose. Watubwiye ko ababyeyi bawe bagirana amakimbirane. N'amakimbirane ashingiye ku ki? Byatangiye ryari? Batangiye kubona ryari? Byatangiye kera, batumvikana nyine, ubona bameze, niba nabyita guhangana, hari igihe nyine banywa inzoga usanga ni ibibazo. Ibibazo gute? Bari kurwana bagaserera cyane. Umaze gukura ntabwo ujya ubabaza kubera iki bino bintu mubikora? Njye noneho ikintu kimbabaza ni kimwe, niyo ngerageje kubicaza nyine ngo tuganire, ubona badashaka kuntega amatwi, buri wese aba yibereye mu bye, akwereka ko nyine nta mwanya gufitiye. Hari ubwo wigeze ubicaza bitari mu bitekerezo wenda byigeze bibaho? Narabicaje. Niwe mukuru iwanyu se? Oya, ntabwo ari njye mukuru. Nyine mu rugo ntabwo ari njye mukuru, nakubwiye ko ndi umwana wa 4. Abakobwa bakuru banjye tuvukana bose babyariye mu rugo nyine. Urumva n'igihe baserera nyine nk'uko nguko, ugasanga papa arimo aravuga ati ibi bikobwa byawe nyine, ugasanga ni induru, ameze nk'aho ari gucyurira mama nyine ngo niwe wabiteye. Yego. Ari papa ngo inzoga, ari na mama ngo inzoga se? Iyi bose barazinywa. Ubwo se we ntabwo bijyabeho kumva ushaka kunywa inzoga bitewe no kubona ababyeyi bazinywa? Oya, ntabwo njye ntekereza icyo kintu. Mba numva nyine nshaka guharanira ishyaka, nubwo wenda byangoye na n'ubu bikingora, ariko mba numva byibura ibaze ko ari njye muntu mu muryango nyine wari ugarukiye muri ayo, ugeze aho niga mu wa 4 segonderi. Yego, bakuru banjye bagarukiye muri primaire. Umva ninjye wari ugerageje kuba nakiga nyine ngo ndiko ubwo twaye bwo kugira ngo ugere aho ngaho, kandi waraciye mu by'abandi baciyemo. Ubu ngubu abakuru bawe bo barabyaye, babyara mu rugo, ababyeyi bawe tubwira ko ari abasinzi, bahora barwana. Wowe ugeze mu wa 4 segonderi, wageze mu wa 4 segonderi niwe wagarukiye. Wumva ubutwari wagize warabukuyeho bwo kugira ngo nibura wuhagere, cyangwa utisanga wabyariye mu rugo cyangwa warabyaye? Ntabwo nabyaye. Yego. Ikintu cyabineye, nakuze nyine nsenga, ba muri korali nkajya nsenga. Abandi se ntabwo basengaga? Oya pe, bakuru banjye bose nakubwiye banywa inzoga, njye muntu nyine utanywa inzoga. Kuko gusa ibyo byose mbikesha Imana. Buriya gusenga ni byiza pe, ni byiza ko narasenze, Imana ikajya imbwira ati mwana wanjye mbigenje gutya, nkabona umunsi urakeye n'undi urakeye. Yego. Urumva abakuru bawe, reka mvuge nti two no kubavugaho cyane n'ubuzima bwabo. Harimo abana b'abakobwa ujya gutya ntiyiga, yavuye mu ishuri ugasanga ahura n'ibishuko byo hanze aha, inzoga, abagabo. We ntabwo bijya bikubaho ko wisanga hari abagabo bari kugutereta kuri iyo myaka yawe mito? Ubicika ute? Ntabwo byari byambaho, nta nubwo bigomba kuzambaho, kuko nzi neza ko Imana ishobora byose. Kuba ngize nyine mbishimira Imana njyewe. Ntabwo ujya uhura n'ibishuko by'abasore, y'abagabo? Wapi. Wumva wabyirinda ute unabwira n'abandi bana b'abakobwa bangana nawe ko uyu munsi bazongwa bafite iki kibazo? Ikintu nababwira ni ukwirinda. Ukirinda umuntu wagushikisha ibintu ibyo ari byo byose, nubwo waba uri mu bibazo byinshi pe, ndabizi
ibibazo hari igihe bijya bituganza nyine ugatekereza ibintu bibi ukavuga ati wenda uwavugana na runaka byakemuka ariko ntabwo ari byo kuko rimwe na rimwe nyine wisanga byagushoye mu bintu bibi usanga ukuriyemo gutwara inda ndetse n'izindi ndwara runaka. nta nshuti zawe se zijya zikubwira ati ariko ubura amafaranga gute kandi hari abagabo ibyo tujya tubona abana b'abakobwa babashukisha ibintu nk'ibyo ni ukugira ngo yindi somo no ku bandi abakobwa bakiri bato abana bakiri bato tubona inda zitateguwe nyinshi none ku bakobwa bakiri bato. yego barahari ntabwo babura nyine bamwe baza bakubwira ati se Zainabu wabigenje gutya ariko nyine abo bose ngerageza kubagendera kure. Okay. Niki tubwiye mu buryo burambuye Zainabu aramutse abonye amahirwe yo kwiga uwo yaba ari we uburyo yatsinda ibyo bikomere ibyo byose. Ikintu ndamutse mbonye amahirwe yo kwiga nakiga nshyizeho umuhate ku buryo nazasoza mfite diplome nziza nkabona akazi nkazabasha gukemura ibyo bibazo byose nyine ku buryo bitazakurikirana n'umuryango wanjye cyangwa se n'abazankomokaho bose. Okay. Wari wicara se ngo uganirize mama wawe kuko umukobwa na nyina bakwiye kuganira mubaza uti se mama kuki bino bintu kweri? Mama wanjye hari igihe namuganirizaga n'ubu nyine hari igihe njya mbikora umubwira se kuki bimeze gutya sinambwira none hari igihe nigeze kumubwira se mama kuko urabona kwiga nyine ubu byaranze mbwira ati nyine ubwo ni ukwicara kuko nawe urabibona papa wawe nyine aba yumva twahora tuguruka n'imirwano n'imirwano gusa ikindi nyine aba ari rwaserere niko navuga. Okay. uyu munsi uri he? uyu munsi ntabwo ndi mu rugo hari umumama wari wamfashije atuye muri Gasabo ubu niho narindi. Yagufashije gute mwahuye gute? Umumama ukuntu twahuye ni umuturanyi navuga wamungejejeho abasha kumfasha mu buryo nyine nawe yari ashoboye nubwo nawe navuga ngo ntago bihambaye cyane ako muri bike yari afite byibura yanyeretse n'umutima mwiza. Gute? hari ukuntu buriya muri isi nyine uhura n'abantu benshi cyane batandukanye ariko ugasanga bamwe ni inyamaswa niko navuga ariko we yanyeretse umutima wa kimuntu pe aranganiriza abasha ndetse aranamumuriza muri ibyo bibazo byose nari mfite njyewe natekereje nyine kuba navuga ati basi niyahure nyine ngende birangire. Ibyo kwiyahura rero sinshaka kongera kubivuga kubera ko kwiyahura ntabwo ari umuti w'ibibazo nibyo urarwaye kubera ibyo bibazo wahuye nabyo mu rugo ariko kwiyahura si ikintu cyo gukomeza kuvuga kubera ko icyo tuzi turacyatura kikaba sibyo? Nta mpamvu sibyo? ubuzima buriho tugomba kububamo sibyo? Yego ikomereze ibyo kwiyahura bigende uvuga uti no nta mpamvu yo no kubivuga no nta cyiza kirimo. Yego nuko nyine uwo mama arampumuriza nyine arambwira ati bizakunda nubwo nyine wanyura mu bikomeye wa mwana we bigomba kuzakunda nubwo buryo yamfashijemo. Yego umushimira gute
njye ndamushimira pe, njye mba numva nyine nta kano kanya nta kintu afite namuha, nyine wenda nambwira ati nkuhaye iki, ariko ndamushimira ndetse n'Imana nyine mbavuga ati ijye imumera umugisha. Reka yabyumvise, reka tugane ku musozo. Isomo rikomeye kuye muri byo byose, muri ubwo buzima bwose ni irihe Zainab? Isomo rikubiyemo navuga ko buriya nyine mu isomo wakuyemo, isomo njye nakuyemo ni ukurwana urugamba, nubwo byaba bikomeye nyine ukihangana ukarwana paka utsinze. Yego. Umva uzarwana paka utsinze? Yego. Okay. Ni byiza cyane. Nawe ndagushimira pe. Urakoze. Yego. So tugannye ku musozo rero, umuntu uri kukumva muri kano kanya wifuza kugufasha, ntabwo mvuga byinshi, yumvise inkuru yawe, yumvise inkuru yawe ngufi ivuga ku buzima bwawe, ku buryo wavuye mu ishuri kandi ubikunze, n'impamvu y'ibyo waciyemo, n'impamvu y'ibyo waciyemo. Yego, harimo abantu baba mu mafamiye, mu miryango mibi irimo amakimbirane. Ubushize umukuru w'igihugu yavuze ati mwite ku bana banyu. Uyu munsi rero hari ubwo bamwe mu babyeyi bata inshingano, bacika intege. Nta mpamvu rero kugira ngo ucike intege ku mwana wabyaye washyize ku isi. Kugira ngaha ni uko hari abacitse intege. Zainab, nta kosa wigeze ukora korera ababyeyi wenda ukaba usanga rimwe na rimwe bavuga nk'ibyo ngibyo wenda atari byo? Njye nkurikije ntaryo pe. Wenda umwana nyine akura afite udukosa twinshi, ariko njye ntaryo niyizeho. Okay. Vuga niba telefone yawe umuntu wifuza kuba yagufasha abe yabikora. Nimero ya telefoni 0788 48 05 291. Yego. Nadusoreje. Nimero yanditseho nde? Nimero yanditseho Uwiringiyimana Jeannette. Yego. So nadusoreje. Ubwo ngubwo kuyifuza kuba yamusubiza nko mu ishuri nicyo cy'ingenzi, ibindi biza nyuma. Kuba yamusubiza mu ishuri, kumuha ubushobozi bwo kuba yasubira mu ishuri, akajya mu ishuri nicyo cy'ingenzi. Akavuga ati ngeneye kukurihira uyu mwaka, uwa kabiri, uwa gatatu, kugeza nyine arangije uwa gatandatu, urumva ko nyine asigaje ahubwo imyaka 2. Ubwo n'uwa kane kuyigamo, uwa gatanu, uwa gatandatu n'imyaka 3. Akavuga ati neme kugurira amashuri, azabikorera rwose. Nicyo cy'ingenzi, nicyo akeneye. Burya n'ishuri iyo urisoje ukasoza icyo twita imanite, nuko rimwe na rimwe tubikoresha nabi. Burya imanite uba wabaye umuntu. Imanite, ime uba wabaye nyine wagize uburyo bwo gutekereza bwa kimuntu, kwifatira ibyemezo. Uyu munsi rero wifuza gufasha uyu mukobwa wacu, ubikore, sibyo? Nimero niyo ngiyo, yisubiremo. 0788 48 05 291. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection,
imihango idakama n'ibindi, bakavura n'abagabo bagira ubushake bukeya mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.